Imirasire STV isoko y'ibyishimo. Twagezeyo nk'ibisanzwe turinjira dutangira amasengesho. Tugezemo hagati tugiye tubona padiri na mansera barinjiye. Turahaguruka turabasuhuza, turangije dukomeza isengesho ryacu. Ryamaze kurangira umukuru wacu arahaguruka atugezeho ijambo nyamukuru ry'ibanze cyane ko twese twifuza kwiha Imana kandi ko twabyiteguye neza kuva kera. Padiri yahise ahaguruka maze baravuze ati Yezu akuzwe. Turamusubiza tuti iteka ryose. Aravuga ati ndizera ko mwese mwiteguye kuva kera kandi ko mwaje ku bwanyu ntacyo muri guhunga. Yamaze kuvuga gutyo ntangira kwitekerezaho. Ntekereza ko ikinzanye ari uko banyanze ariko mfunga umwuka nkomezanya n'abandi isengesho. Ako kanya bahise badusaba gutandukana, abasore bakajya ukwabo n'abakobwa ukwabo, kuko niko twabikoze. Abasore bajyana na padiri n'abakobwa bakomezanya na mansera bajya kutuganiriza. Twagezeho padiri atangira kujya ahagurutsa umwe umwe akavuga uko umuhamagaro we wagenze. Bose bavugaga umuhamagaro wabo ugasanga koko barabivukanye kuva kera. Njyaho narindi natangiye gutitira nshaka ibyo ndavuga, ntangira guhimbahimba ibyo ndi bubeshye. Kubw'amahirwe birangira ntawe umpagurukije. Abatanze ubuhamya barangije kuvuga, padiri aduha impapuro twiyandikaho adusaba kujya kugura igitabo cy'umukristu akaba aricyo tuzajya dusoma. Atubwira ko nyuma y'ukwezi tuzajya mu mwiherero aho i Kigali ari nawo wa nyuma ubanziriza kwinjira mu gipadiri. Byose byararangiye turasenga, turangije duherekeza padiri. Njye nahise njya kugura cya gitabo cy'umukristu kugira ngo ntangire kugisoma. Mvuyeyo mba mpuye na Fiacre abarambwiye ati padi bimeze bite? Fiacre ndamusubiza nterega mbaye we ntaranageramo. Arambwira atari kuza ukuntu noneho byakubereye, ubu ntukiri buro ahubwo uri padiri. Twese twasekeye icyarimwe dukomeza kuganira, ariko icyari kigezweho ko ari ukwiga neza nkabasha gutsinda ikizamini cya leta, kuko iyo watsindwaga namwe murabizi ko utari kubasha gukomeza igipadiri. Twakoze ibizamini byose ari nako mbitsinda. Turangije icyanyuma mpita njya kureba Keza, Fiacre na Kararisa. Twaganiriye byinshi ariko birangira twemeranije kujya kubyina intsinzi. Twahise duhaguruka mu kigo twerekeza kuri bare yari iri aho hafi y'ikigo, twicara hanze muri jaride. Umuserivire yahise atugeraho buri wese atumiza icyo afata. Njye natumije ka Skol niko kari kagezweho muri iyo minsi. Twafashe ibirahure dukozanyaho, turangije ducuburira icyarimwe. Nahise mpaguruka burya mu kabari ntawe usaba ijambo, mba ndavuze nti reka twishimire ko turangije imirimo nsimburagifungo, ndavuga segonderi, tukaba tugiye mu buzima bushya. Ndatekereza uko twabanye aha ari nako tuzakomeza kubana mu buzima busanzwe. Fiacre yahise avuga ahubwo dushatse twakomereza ubuzima bushya mu gipadiri no mu kimansera tukumva uko gereza imera. Twese twarasetse. Nakomeje nshimira uburyo twafatanyije muri byose, nshimira buri umwe wese uburyo yagiye amfasha by'umwihariko, haba Keza mu bibazo byose twanyuranyemo n'abandi bose uburyo bagiye bamfasha. Nkomeza mbasaba kuzansengera mu rugendo ruri imbere rwo kwiha Imana nari ngiye gutangira. Ibintu navuze Keza nkabona biramutunguye maze baravuze ati ibyo numvise nibyo cyangwa n'undi muntu uvugiye? Ndamusubiza nti ibyo mvuze byose nibyo kandi umwanzuro narangije kuwufata. Keza nawe yahise ahaguruka, ibintu nishimiraga kumubona imbere yanjye abaravuze ati bro nizere ko wikinira utagiye kujya mu gipadiri. Fiacre ahita avuga ati ntako tutagize ariko yanze yatunaniye ngo umwanzuro yawufashe. Keza ahita avuga ati mu by'ukuri nanjye ndashimira Kene uburyo yambaye hafi. Mu by'ukuri twamenyanye kubw'umugambi nari mufiteho, ariko yambereye inshuti y'akataraboneka ku buryo. Keza yagiye gukomeza kuvuga amarira amutanga imbere. Burya ntukifuze kubona umwana w'umukobwa aririra imbere y'abantu. Nahise mufata ndamwiyegereza ntangira kumuhanagura, n'abari aho bakomeza kumuhumuriza, maze akomeza avuga ati mumbabare nanjye kubyakira birangora, kandi gusiga Kene ni ibyago bikomeye. Sinzi niba nshobora kuzabana n'umugabo wundi utari we, ariko nanjye sinjye. Iryo jambo ryongeye kuntera agahinda, nubwo ntacyo nari kurenzaho nanjye nahise nijema mu maso. Ba Fiacre batangira kuzana udukuru dusetsa, dutangira guseka. Burya nta kiza nko kugira inshuti nziza ikumenyera ibyo ukeneye mu gihe gikwiriye. Keza yakomeje avuga ati rero ndagira ngo mbatumire mu bukwe bwanjye buzaba ku wa gatandatu utaha. Twese twakomeye amashyi icyarimwe.
buri wese yariniguye avugana kari murori. Icyo twemeranije nuko twese tuzataha ubukwe bwa Keza, turangije twishyura fagitire turataha. Twageze mu kigo tuzinga ibyacu, tujya gufata imodoka yerekeza Nyabugogo, dusezera kuri Keza twemeranya ko tuzongera guhura kuwa gatanu utaha tuje mu bukwe bwe. Twageze Nyabugogo dusanga imodoka igiye guhaguruka, tuyicaramo. Feri ya mbere nayifatiye i Musanze aho nabaga, nerekeza mu rugo ba Fiacre nabo bakomeza ku Gisenyi. Nageze mu rugo nsanga mama Yvette yicaye muri salo hamwe na Yvette wari umaze gukura, dore ko yarageze mu wa kabiri wa segonderi. Mbanza kubasuhuza, ndangije njya kubika ibintu nari mfite mu cyumba. Mvuyeyo nicara iruhande rwe ntangira kumubwira uko ibizamini byagenze. Nawe yakundaga kuntega amatwi cyane, aba aravuze ati none se Kenny ko amashuri yarangije urumva ufite iyihe migambi? Ndamusubiza nti nararebye nitegereza byose mfata icyemezo cyo kwiha Imana. Arambwira ati ubwo se ko nkuzi ko kurumva wabishobora? Ndamusubiza nti umwanzuro narawufashe maze naguze n'igitabo cy'umukristo. Mama Yvette arambwira ati nizere ko utahubutse hata ejo bitazakunanira ugasanga warasigaye abandi bageze kure cyane. Twakomeje kuganira byinshi, gusa wabonaga ko atashakaga ko njya kwiha Imana, ariko kuko njye nari nararangije gufata umwanzuro ndakuka, naramunaniye nawe abuze uko abigira arabyemera. Kuva uwo munsi narabyukaga nkavugisha puri, narangiza ngasoma igitabo cy'umukristo kugeza mama Yvette arangije kwitegura tugafata ifunguro rya mu gitondo, ubundi tukerekeza aho yakoreraga nkajya kumufasha. Kubera uburyo nakiraga abakiriya iby'abandi babicuruzaga ari uko ibyacu byashize, mama Yvette nawe yakomeje kunyishimira. Umunsi waje kugera musaba uruhushya rwo kujya mu bukwe bwa Keza, nawe ntiyangoye yahise arumpa angurira na telefone, ibintu nishimiye. Ubundi turangije turataha. Twageze mu rugo dufata ifunguro rya nimugoroba twerekeza mu buriri. Iryo joro niryo nongeye gutekereza Keza, uburyo yari umukobwa mwiza, ntekereza uburyo twasangiye akabisi n'agahiye, numva noneho ubuzima ndabwanze. Nsubiramo wa mwanzuro wanjye wo kutazongera kuvugisha icyitwa igitsina gore cyose. Sinzi uko agatotsi kamfashe, nagiye gukanguka mu gitondo nibuka ko mfitanye gahunda na Fiacre yo kujyana mu bukwe bwa Keza. Narabyutse nerekeza muri dushe, nkivayo numva umuntu arakomanze. Ngize ngo mfungure mbona ni Fiacre, dusuhuzanye nk'ibisanzwe. Mbanza kumubaza impamvu atazanye na Kararisa, ambwira ko we yahise abona akazi none akaba yabuze uruhushya, ariko akazadusanga i Kigali ejo. Muhakari baricara. Nahise nitegura vuba nambara utwenda twiza nakundaga. Ndangije twerekeza muri gare gufata imodoka itugeze i Kigali. Twamaze kuyinjiramo ndebye umugabo nicaranye nawe mbona ni wa wundi twigeze kwicarana bakambwira ko dusa, ariko nareba neza nkabona asa na Fiacre. Ibyo sinabyitayeho, ahubwo imodoka yamaze gutsimbura kubera ijoro nari naraye mpita nsinzira. Nagiye gukanguka ari umuntu nkozeho numva ari imyoja baravuze ati ariko ibyana nk'ibi biba byararerewe hehe? Ibintu bigenda bikandagira abantu mu modoka. Nashigukiye hejuru ndebye hasi kuko mbona inkweto z'uwo mugabo zanduye, menya ko ari njye wamukandagiye. Mba ndavuze nti mumbabarire bose, nanjye sinjye n'ibitotsi nari mfite. Nahise mfata agatambaro ngo muhanagure, ariko arabyanga ahita afata impapuro z'isuku arihanagura, ambwira ko ninongera kumukandagira ari nkubita urushyi. Fiacre yabyumviye hejuru ahita tureba, sinzi n'undi mugabo wari hirya baravuze ati bose kutonganya abana bawe byagenze biti? Uwo mugabo ahita avatereka da nta mwana mfitemo hano. Wa wundi ahita avatereka ntukabeshye, ubu wakwihakana abana musa bigezaho, kereka niba bari muna bawe, ntaho ubundi nta wabyemera. Noneho ikiganiro mu modoka cyahise kizamukiraho, batangira kuvuga uburyo ki nsa na Fiacre n'uwo mugabo, ibintu tutigeze twitaho cyane. Twarakomeje tugeze Nyabugogo, wa mugabo baravuze atuzi ko kuko nakomeje kubareba nkabona dusa, harya ubundi ni ubwa mbere nkubonye? Ndamusubiza nti si ubwa mbere mumbonye, ahubwo twigeze kujyana mu modoka mumbwira ko mufite uruganda rw'imyenda hano i Kigali. Yahise avuga ati ndakwibutse, none se mwarangije kwiga ngo mbahe akazi? Umugabo ndamusubiza nti twarangije uyu mwaka. Aransubiza ati noneho muze njye kubereka ibyo muzajya munkorera, nabonye wowe wanashobora kwakira abakiriya. Ndamusubiza nti mwari mukoze nuko njye mfite gahunda yo kujya kwiha Imana mu cyumweru gitaha. Umugabo yahise avuga ati ngo kwiha Imana? Umuntu w'umusore mwiza nkaho kwemera guca umuryango kugeza ahambanwa ikara koko? Ndamusubiza nti buriya buri wese aba afite amahitamo ye, kuko n'ubundi ushobora kubyara n'abo bana ntubarere. Namaze kuvuga gutyo mbona umugabo asa n'uwimyije mu maso, ntekereza ikintu mvuze kibi kiranyobera.
nkomeza mvuga nti bosi mumbabarire niba hari ikibi naba mbabwiye, rwose sinashakaga kubababaza. Umugabo yahise avuga ati wikwigora mwana muto, uvuze ibyo nibuka ko nsaziye ubusa, wa mugani wawe abana batatu bose mfite nkaba nta n'umwe nzi aho aba, nanjye ndagushyigikiye wafashe umwanzuro mwiza, ahubwo tuzagusengera uzige urangize ube padiri mwiza. Umugabo nahise mubwira nti murakoze cyane. Arambwira ati n'uwo mugenzi wawe se muzajyana? Fiacre ahita batereka dange sinabyishoborera kubaho nta mugore kandi Imana yaramundemeye. Ako kanya yahise yemerera Fiacre kumuha akazi, adusaba kumukurikira akajya kumwereka aho azakorera, nanjye nsaba ko umunsi numvise ntagikeneye kujya mu gipadiri nzaza akampa akazi. Twerekeje ku ruganda rwe, tuhageze dusangana uruganda rukomeye cyane, atwereka byose bikorerwamo, amwereka n'abakozi bazakorana. Fiacre bamushinga abakozi, bamweretse aho azajya barura baje mu kazi, bamutangiza umushahara w'ibihumbi 100, bamubwira ko azajya akora neza bazajya bamwongeza. Ibintu natwe twumvise ari ibitangaza. Byose byararangiye, atujyana mu kabari kari aho hirya, buri wese atumiza icyanywa, ari nako tuganira na bosi avuga ati harya ngo bakwita Fiacre? Fiacre ahita bati nibyo ntago mwibeshye. Bosi ahita bati rero kariya kazi ngo haye abantu benshi karabananira kubera kurya ruswa, ikindi kandi wabonye ko nkoresha inkumi nziza, abasore benshi iyo bahageze bakurana na ziriya nkumi bikarangira zibagwishije mu mutego, bikarangira batashye. Nizere kuko nakubonye nkakugirira icyizere nawe utazantenguha. Fiacre yasaba ati bosi akazi nkabonye ngakeneye, ibyo uzansaba byose nzabyubahiriza. Bosi ahita avata amahirwe masa rero ku wa mbere ubwo uzagatangira, ubwo uzansanga hariya nkore kuko tuzagakora. Fiacre ahita avuga ati asante. Twamaze kuganira byinshi turahaguruka dufata imodoka yerekeza i Remera kwa Cyeza. Tugezeyo dusanga